Dutsangiranye n'umubyeyi wari wafashe umwana amufuka agatambaro mu maso arangije aramuzana amwihutana cyane amutereka mu muhanda imodoka zize kumugonga. Ibi ni ibiki mw'abantu mwe? Ndagira ngo muze kwitegereza neza kuko amanya imodoka yaturutse hakurya, umudamu arangije afata wa mwana aramubwira ati guma muri uyu muhanda n'ubundi ntabwo nagushakaga, n'ubundi imodoka zize zikugonge, n'ubundi ibyawe bibe birarangiye. Ndo yafashe umwana disi akomeza kumuparika mu muhanda, wibuke neza ko umwana yari yamupfutse mu maso kugira ngo umwana ataza kubasha kuhabona. Umudamu yakomeje kubwira umwana ati n'ubundi reka nigendere, imodoka izi guce hejuru, n'ubundi ntabwo nari ngukeneye wa mwana we. Barakwereka umudamu yakomeje guhita asezera akana, arangije aravuga ati reka mfate inzira nigendere, imodoka ize yirukanka cyane ihita igucaho niurangiza ubundi ibyawe bibe birarangiye. Akana kasigaye aho mu muhanda disi, muri ako mwanya akana gakomeza kwitegereza, imodoka ikomeza kuza cyane hihuta, hahita haza umugabo atangira guhagarika imodoka. Uyu mugabo ntabwo tuzi ngo uyu mugabo aturutse cyangwa se n'iki kimuzanye, yahise atangira kuvuga ati ko byamera kose aka kana n'agatabaye nabankoza amakosa. Yo ikigaragara cyo mu marayika yahise afata aka kana ahita agaterura akavana mu nzira akakira ku ruhande, arangije aravuga ati mbega abantu babi, ati ubu babitewe n'iki kuba bazanye kano kana bakagashyira mu muhanda ngo imodoka zibashe kuba zagahitana, ati ubu ni ukubera iki babikoze. Yo yahise afata akana disi atangira kugahumuriza, ahita ako kamwanya agendaho ahita asanga aho umudamu yari agiye, ahita afata aka kana ahita agashyira mu gikarito wa mumarayika. Umudamu akomeza kuvuga ati imiti nayikoze. Muri ako kamwanya umugabo watashye, arangije aravuga uko byamera kose reka nze ndebe. Yarahindutse yumva kana kararize, arangije ahita ahindukira bwangu ajya kukareba, aravuga ati wa mwana we ko nzi neza ko imodoka yamaze kukunyuraho biragenda bite. Umugabo yari agiye gusohoka mu modoka ahita amubuza, arongera arakinga aravuga ati bubaye uretse nk'iminota ingahe, ati hari utuntu narabasha gukemura, ataho gusigara ubara ati kugera kuri 5 ndaba naturangije, ati kandi ubare usinziriye kugira ngo bize kugenda neza nze kugaruka nanjye gukorera surprise, ati ni surprise binyumvire kandi ubyumve neza. Umugabo yakomeje gusinzira atangira kubara ahera kuri 1, umudamu yahise yirukanka cyane atarwambaye, akomeza kuza yirukanka ahita afata kakana, akimara kugaterura arakajyana aravuga ati wa mwana we wagarutse hano kugira gute, tiko mbizi neza ko nari nakujyanye. Yaraje afata akana akicaza aho ngaho munsi y'umutako wari uri aho ngaho, hari umuganga wari uri ku ruhande hafi yari arimo afata video areba ibyo umudamu ari gukorera akana n'ukuntu ari kugatoteza ari kukabwira nabi. Barangije aravuga ati ko byamera kose iyi video iraza kumufasha. Umuganga yamufashe video, akimara kumufata video ahita yirukanka cyane umudamu asubira kureba umugabo we. Ikigaragara cyo umudamu yahise aza yirukanka cyane, umuganga aravuga ati mu byukuri mbega badamu mbega ababyeyi b'iki gihe ukuntu babaye, ati babaye babi cyane. Marayika yahise agaruka bwangu ahita abwira marayika, ahita abwira muganga aramubwira ati uko byamera kose ndagira ngo nguhe ibanga ryose nanagutekereza uko byagenze, ati kera ntaramara kuva mu buzima nari ndwariye kwa muganga. Uyu mudamu mama wa kano kana arangije araza, aho kugira ngo disi akomeza mvure cyangwa se akomeza nyunganire akomeza arebe ko nakira, ahubwo afata umuti arawongera nanjye kugira ngo mve mu buzima. Yo yafashe umuti koko nkuko yarimo abitekerereza muganga, arawongera disi kugira ngo wa muti uhite umuhitana. Umugabo nuko ibyo byarangiye, uyu ni marayika uri gutekerereza umuganga uko byamugendekeye. Yo umudamu yakomeje guseka cyane akomeza kwishima, akimara kwishima ko kamwanya marayika yahise agaruka arambwira ati uko byamera kose uriya mudamu ntabwo ari mwiza. Yo muganga yahise aterura kakana disi ubona ko anishimye cyane, avuga ati ariko mana mbega gahinda. Arangije arakomeza no kubabara ko kamwanya marayika ahita yongera yiciraho. Umugabo yakomeje kubararabara agera haranarambirwa, arangije yahise akanguka aravuga ati madamu reka nze ndeba ahantu ari uko byamera kose ndebe iyo surprise yari iri gutuma atari kuza. Umugabo yahise ava mu modoka bwango atarwambaye yihuta cyane, ajya kumugenda akomeza ahamagara umudamu avuga ati uri hehe uri hehe. Yahise ahura n'umuganga ateruye na wa mwana we, arangije aravuga ati uko byamera kose uyu mwana si uwanjye. Akomeza kubaza umuganga ati uyu mwana ndamuzi n'uwanjye rwose, ati ahubwo umukuye hehe. Arangije aravuga ati uyu mwana ni uwanjye ndabizi neza ni umudamu wanjye, ati ahubwo wowe wambwira uburyo uyu mwana mubonyemo cyangwa se ahantu mukuye. Yahise amwereka video wa mudamu arimo amuhisha inyuma ya kakantu twabonaga kakazu, arangije arayimwereka aravuga ati bise nibyo koko umudamu wanjye yabitinyuka akabikora, ati yabikoze rero reba uko byagenze. Yo umudamu yahise aza muri ako kamwanya aravuga ati nari ninzeho gatoya tunyihanganire, ati wihangane nari ninzeho gatoya. Arangije aravuga ati uyu mwana wanjye yageze hano gute, ati ko mbizi neza ko uyu mwana nari namusize mu rugo, uyu mwana ageze hano gute. Arangije araza aramwiyakishwa amwaka umwana we, timereza umwana wanjye, ati umukuye hehe. Kandi wibuke neza ko uyu mugabo yamaze kubona iyi video uyu mudamu akimara guhisha kano kana. Yo mbega umudamu mu bidisi. Arangije umugabo yakomeje kumubwira ati ibi nibyo wankora tuwatinyuka ukankorera bino bintu, ati sinarinzi ko wabitinyuka ukaba wakora ibintu bimeze gutya. Arangije disi umudamu yakomeze kwiyoberanya, akomeza kwijijisha, akomeza kwiyorobeka yereka umugabo we
uko bimeze. Umugabo yahise yaka umuganga telefoni arangije ahita amwereka video ati ibi ntago ari we wari urimo bikora, ati ntago ari we wari wafashe akantu kagashyira hari inyuma, ati se ibi washaka gukora ni ibiki, ese ibyo wari kuzakora ni ibindi ni bihambaye utanyeretse birenze ibi ni ibihe. Iyo muganga yakomeje kumubwira, umugabo yakomeje kumusaba ati uko byamira kose n'ubundi genda aza guhamagara abashinzwe umutekano baze kukwitaho, ati kubera ko ibi ngibi n'ubundi niyo maherezo yo kuba wanyicira umwana cyangwa se wamujugunya wamuta. Ndagira ngo ngushimire rero kuva wewe twatanyanye kuva ku munota wa mbere kugera kuri uyu nguyu, mwibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo tuzajye ucikwa n'ibiganiro byanjye namugezeho bya buri munsi. Ako kamwanya rero umugabo yahise ahamagara ushinzwe umutekano wari uri aho ku ruhande, aramubwira ati ngwino nkwereka akantu mfashe, ati ngwino mfashe hano. Yarangije aravuga ati mereza umwana wanjye ubundi nawe ugende witabweho, iri bigoye n'isomo mu buzima. Arangije aramutekereza ati agera gutekereza ushinzwe umutekano ati ngibi byo yaragiye kunkorera, ati nawe bakwereke video wirebere, reba uburyo yaragiye kumishira umwana. Ako kamwanya ushinzwe umutekano yahise afata wa mudamu ahita amutambikana, umudamu rero asigara baragiye, hanyuma umugabo asigarana na muganga ndetse n'umwana we, kandi ashimira muganga cyane amubwira turakoze cyane, ibi byose iyo utaza kuhaba ntabwo nari kubasha kubigeraho. Yaramushimiye cyane disi. Muganga nawe aravuga ati nizo nshingano zacu, arangije afata inzira arigendera. Agasobanuye nako kaza kurangira umugabo abonye umwana we kandi anishimye cyane. Reka mbararikira agasobanuye ku butaha, ndabashimiye.